kubona muri aba baperezida uko ari batatu, General Major Evariste Ndayishimiye, manda ye nduwiteka iyi manda yirarangiye. Reka mbivuge muri ubwo buryo, kirundi kiragoye kukivuga ariko umuntu akivuga uko kiri. Ikiringo cye kiraheze. Haleluya. Marayika wasuraga arambwira ngo muri aba baperezida uko babonye bari ku meza bari kuganira, nabonye haza umwe avaho, mbona haje undi nawe avaho, mbona n'uriya wundi avaho, ariko mbona uyu nguyu amazina ye afashe n'idarapo. Mbona marayika arambwiye anyeretse ingoma izi z'ikirundi zibakana bakoresheje uruhu n'igiti cy'umwungo cyangwa ingunguru, izi bavuza nyine iyi ngiyi narindi kuvuza. Mbona iriya ngoma irabyaye, mbona iriya ngoma irabyaye. Tipokeshezererebo, haleluya. Ngira ngo marayika rero ahita ambwira ngo manda irarangiye, ikiringo kiraheze. Muri Afurika ubutegetsi bwa Evariste nyene cyubahiro General Major Ndayishimiye, marayika arambwira ngo manda yiwe irarangiye. Kandi imbere y'ishobora byose ari gihe umuntu avuga ikintu ukacyumva umengo nturi kugishyikira, nagira ngo guhamirize ko atari ishobora byose yonyine, ntabwo arangiye wenyine, ahubwo Burundi ingoma y'abakenyera rugamba n'imbonerakure ubwo irarangiye. kandi mpamya ko yari nka perezida wabo, ariko sorry habayeho mvuga nabi. Iki ni igihugu cyikukiye, ngira ngo ni igihugu cyiza, Imana ivuga amasezerano meza. Niseguye ku muntu wese w'imbonera kure, njya mbabona munyandikira, abakenyera rugamba munyandikira, mwese muvuga ikirofa rererere mutukana, ariko ntabwo ari nge sindi Imana. Mwebwe mutegereze ijambo ry'Imana nirisohora, muzayisange mu ijuru mwayirasa mwayikubita. Ariko jewe ubu mpoye ubusa koko message nahawe niyo mvuga, kandi ntabwo naceceka. Ngira ngo rero mu buryo bumwe n'ubundi marayika avugana nanjye arambwira ngo sorry gatoya, ndimo ndabona umuriro hano usa n'ushizemo, turebe ko twashyiraho akandi. Noneho dukomeze ivugabutumwa y'umugisha. Haleluya. Bitekeshezererebo, marayika arambwira ngo manda ikiringo kiraheze. Kuri CNDD-FDD nubwo muri guhatana, nubwo muri kumva ko mugiye gutorwa, nubwo muri kumva ko muri imbere y'ishobora byose, Imana ninyemerera kurahira agenda umukristo, ndi umuhanuzi utajya indimi, utajya ruswa, kandi wemera kwemanga ukuri kwishobora byose kw'ijambo ry'Imana. Ikiringo kiraheze. Ntabwo ndi buririmbe ngo temba harageze, byo sinzi nicyo bisobanuye, n'uwabihimbye sinzi icyo yararondera. Mugabo nagira ngo nkumenyeshe ko ingoma ya general Bayi Haruna, hari ijambo bakoresha ngo Haruna, nawe sinzi, njya mbyumva mu matiyatire bakoresha iryo jambo, ariko iyo ngoma irarangiye. Kandi iyi ngoma itarangira, nta mpunzi zari kuzataha. Impunzi zari kuzazenguruka, zikazenguruka Uburayi mukaburangiza, bwabarambirwa bukabirukana mudafite iyo mujya, kandi mufite igihugu. Byarimba Amerika ikabirukana ntaho mujya. Buno abarundi bari papa bakimama, nyamara bafite igihugu cyera, bafite igihugu gitunze. Ufashe umutungo uri mu gihugu cy'u Burundi uraruturi Buganda, kuko iyi ntara ya Uvira iri mu itangiriro si y'abarundi, si umutungo wabo. Kigoma si y'abarundi, siri kuri Tanzania, si umutungo wabo. Ariko bo bababwira ko babahaye impano z'inyoni, babarindiye ubutegetsi butazagira icyo buba. Bitekeshezerereba, ariko ishobora byose idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Nagira ngo nkumenyeshe ko iyi ngiyi nigiye kugarura ingoma.
yitekesheje rerebo izagarutsa izi ntara zose, izi ntara zikagaruka, izi ntara Burundi buratunze kurusha Ubugande. Burundi buratunze, Burundi bufite umugisha, ariko ntabwo mvuze ko Ubugande budatunze cyane nabwo budafite umugisha, ariko n'urugero gye nari nguhaye. Ntabwo wafata Tanganyika na Victoria ngo bigereranye, ntiwafata ibyamwa by'Uburundi n'iby'Ubugande ngo bigereranye, ariko nagira Umugande unyumva nabi gendi gukopara iby'umwuka, kandi iyica no yumvwa nabi umwuka n'abayigenda ni mu mwuka, ibintu biba bizimije, ariko umuntu iyo ari mu mwuka arabyumva. Haleluya! Wowe udukurikiye mvugira utamena niba nta shyari. Rero Imana nyeretse ameza manini bicayeho abaperezida, mbona uyu nguyu niwe ingoma yiwe irangiye, mbonye muri irekwa ry'ingoma y'Ikinyarwanda cyangwa se y'Ikirundi. Marayika avugana nanjye arambwira ngo imbere hari impapuro ebyiri, rumwe rwanditseho kubandanya, urundi rwanditseho gustopa cyangwa se guhagarara. Kubwiwe rero ariko mbona ndayishimiye, we yafashe inzira imwe yo gukomeza kuyobora, ariko marayika arambwira ngo oya, nabonye rwose akarimbi Imana imbwira ngo muri uku kwezi, muri uyu mwaka ntabwo aharenza. Haleluya! Ntabwo aharenza. Haleluya! Numvikanishe niseguye ku muntu udukurikiye, ntabwo shimishijwe nuko ikiringo giheze cyangwa neva yaba avuye ku buyobozi bwo kuba perezida, ahubwo shimishijwe n'Uburundi Imana igiye kubaka bushya bw'iby'Imana yavuze mu nzozi, mwihishurirwa no mwijwe. Naho agumyeho nge ntacyo mpomba, anahagaze nge ntacyo mpomba, ariko umugabane urahomba, Afurika igahomba. Ntabwo gutera imbere kwa Afurika ntabwo bisobanuye imyaka myinshi ngo 2040 ngo Burundi bwifashe, ngo 2050 ngo Burundi buteye imbere. Oya, niba ari perezida w'umugisha, niba ari perezida Imana yimitse, ajyaho kuwa mbere, kuwa kabiri ibiharage bikamera, kuwa kane bakabimanura ibeyi igakoroka. Niba ari Imana iba yimitse, amahanga yose arubarara, andagahaguruka, ariko ntabwo bifata imyaka n'imyaka by'iterambere. Jamais. Iyo ntabwo, niba uri na perezida cyangwa uzanaba perezida ukumva iki kiganiro, uzagitega amatwi wumvirize neza. Imana yimitse perezida wasanga mutabizi, ari yirambuye ukuboko ikamushyiraho, igihugu kiramuyoboka, amabarabara arubakwa, imiturirwa ikahaguruka, uburimyi bugate, ikintu cyose ugira ngo gifite moteri cyangwa se indi mbaraga iri kugifinansa. Ntabwo iyo byarinze kugorana bakakubwira ngo impamvu tudatera imbere ni ukubera ngewe uri kuvuga ibi ku itangazamakuru, impamvu tudatera imbere urumva urabona ahari, ibyo bintu nta hantu bihurira. Imana iyo yaguhaye umugisha, yewe n'inyoni irabimenya ko uwo mugisha wahageze ikawurya cyangwa ikawunywa. S'il rero ntabwo 2050 siho muzatera imbere. Oya, turi 2025, Uburundi 2020 na 7 n'umunani 9 2030 buzaba ari Uburundi buteye imbere. Ibyo uri muravuga nibiki wowe? Ibyo uri murazana ngaha nibiki? Ntagira umuntu rero wumva ko ngiye rwose ndiseguye kuri nyene cyubahira umubyeyi Sebarundi rwose. Singe wimika nawe ijambo ry'Imana uzi ko ari ryo ryimika. Singe wimura nawe uzi neza ko Kristo ari we wimura. Kwimika no kwimura nta ruhare mbigiramo, ariko nk'umuhanuzi hari igihe iyo wasenze marayika gusura mu nzozi akakubwira ngo reba hariya, cyangwa mwijwi umva kuriya, cyangwa mwihishurirwa akaguhishurira biriya. Nagira ngo mbamenyeshe ko buno akazi mugiye kujya mukabona ari akazi bitarinze kugorana, hatarimo igiturire. Urimagiye kujya arima yimbure, bibi bijumbu bibi biharage yimbure, ibeyi rizongera rikoroka, ikiro cy'ibiraya gisubire muri musi ya 300 kombye, ikiro cy'amakara gikoroke.
bizokoroka litiro y'amata ikoroke byose. Nabonaga igihugu cyari imbere y'uyu muperezida, igihugu cyakorotse kirakoroka ku rwego rw'uko byari beyiciritse, ibintu bihanitse bituma abantu bamwe batabagora, abandi bagatabana, abandi bagatabagaba, abandi mu mpimba, ukaba hajya umugabo hagasiba undi, abantu bakaba biyahura muri Omani cyangwa muri Arabiya mu kubura uko bagira, bariho mu buzima bubabaje. Koko niba umuntu arinda kujya koza muri Omani imbwa cyangwa muri Arabiya koza imbwa ni akazi, kuki utoza iyiwanyu? Wagize ngo se iwanyu ho bo bahaje byakanga, barabarabu baje Burundi bo ntibyatubera hari icyo byaba bitwaye, barabazungu baje mukabaha akazi, wagize ngo ntabo se mukoresha umwe umwe ntimumukoresha bose, twese ntibyatubera. mubona ubwo turi Nyarucari turi sina ngufi bw'uko urundi Rwanda uwo mugisha uhageze twe bitatubera. Ntimukifate rero nkaho Imana hari igihe muba muzi ko umugambwe ufata ingoma, noneho harimo abantu bamaze kugira ngo CNDD-FDD yahindutse imana y'igihugu. Oya, n'igihugu aracyariho n'Imana. Yesu ntaho yagiye, ari mu Burundi. Harimo abantu bamaze kwiheba ko batazigera bahunguka, batazigera bataha, bararira amarira bakiririrwa yandi, bakisasira agahinda, bakiyorosa agahinda, babuze ayo bacira n'ayo bamira, babura n'uwatinyuka ngo abivuge. Niyo mpamvu natwe iyo tubivuze ubona abantu batangaye, bakumva ko tuvuze ishyano turiciye umurizo, ishyano ricitse umurizo. Ntabwo ishyano turiciye umurizo, ubwo se tuvuze nabi, duhanuye nabi, mvise mvuga nabi igihugu se nivumvuze cyangwa n'abarundi. Abarundi sagize ngo nduvuma, navuga inti wewe warisha Imana nawe izakwica. Nduvuma navuga inti wowe mu izina ry'yampamagaye itabeshya, itirarira, itajyajya, ndemeza ko ingoma yawe nawe igomba gusenyuka muri uyu mwaka n'itariki tukayishyiraho. Wagize ngo se ko yari iri kera n'uyu munsi siko ikiri? Ntabwo tuje tuvuma ari abakoze neza se no mu mubiri ntibigaragara, hari abakoze nabi no mu mubiri, ibyo tubirindira kwerekwa. Oya, twe dutangaje ishobora byose, isumba byose, izanye umurundi umwe, itari ingona nk'iyi wabonye ku ifoto. Umuntu avuga ngo igihugu yagikuye mu menyo y'ingona, ingona yaba izindi cyangwa ingona ikamenya indi, nk'umuntu yihaya ko igihugu kiri kuva mu ngona. Kandi vrema n'igitoro cyabuze, n'ifumbire yabuze, ubuzima bwahagaze, abantu bifuza injya, bifuza amakara, abantu bari kwirukanwa mu mazu, abantu babuze iyo bava n'iyo bajya, abana barabuze uko biga, abandi barabuze. Donc umuntu wese agomba kuba CNDD-FDD kugira ngo ubuzima bwendere. Ubwo se urumva ibyo biba, umuntu wese asabwa kuba umurundi. Naho ibindi byose mushishikariza abantu, imigambwe yose nabwiye Imana yarayidiretinze. Ibyo bintu by'imigambwe mubamo mwaregeranyije, mwabonye urudandazwa rukomeye, mufite urudandazwa rwa danje, ku buryo umuntu wese ahita avuga ati ubu ninjye ugezweho, ubu ninjye ufite ijambo. Mpagarariye abadasigana iprona, mpagarariye CNDD-FDD, imigambwe 20 yose ngira ngo ubu tuvugana ni akajyo keza ko kugira ngo ironke imifuka izasahuriramo abenegihugu ba Nyarucari. Mwebwe mwese ko muba mukomeye, umwazana V8 akavoma, undi akazana Caterpillar akavoma, undi akazana Vigo akavoma, undi akazana Range Rover akavoma. Ubwo w'ikinga zaza avome, muhahagaze mufite n'amayisikoti yaza akavoma. Uw'igicuguti bya bindi bagendaho by'ibiti yaza akavoma, uw'amaguru we ubwo ntitwavoma. Intare zaba ziri kugwanira inyama, hama n'imbwa ikajyamo. Jamais. Igihugu iyo muri kukiyobora uko, iyo mugifashe uko mukakigira uko, murengewe n'ishobora byose, isumba byose, niyo ifite amategeko adasigaza inyuma bariya, niyo ifite ubuzima kuko ari yibimikiye ngo bari baheze abangaba bahe kaze. Iyo rero niyo mugiye kugendana ABCDY. Ngira ngo rero nakajyo keza ko kugira ngo mubone igihugu cy'u Burundi kitarimo amabuye n'imipango y'inkona, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Wowe utarapfa ntugipfuye. Imana yatsi ijambo, yatsi inkota neva,
imwaka ijambo, imwaka buri kimwe cyose, iramubwira ngo manda yawe irarangiye. Kandi Imana niyo yamuhagaritse ku butegetsi, ntabwo ari umwana w'umuntu, ntabwo ari abantu. Nagira ngo nkubwire, ngumenyeshe ko ubu tuvugana ikintu kimwe gisigaye ni ikimenyetso kimwe gusa. Uyu mwaka ngira ngo niho marayika ari muri disikasiyo, kudisikita, kunegosiya no kuganutse ko batananegosiya. We n'inzozi z'ijoro rimwe akuzanira akakubwira ngo tanga igihugu. Ese aragitanga kuri nde? Rekura. Kera kabaye rero, ijambo ubusigaranye no kuvuga ngo Mwami Yesu, Uburundi ni ubwawe. Nanjye shyizeho amasengesho, nemeye iby'amategeko andekurira, ariko kuri inzu nyisure. Wagize ngo abari kumuhanura kuko basangira ifi n'umugati, ntabwo baba bakijyayo ngo bamubwire icyo Imana yavuze. Sidoni n'uyu nguyu wo kuntahangwa, abo ntabwo baba bakimuhugura cyangwa bakimugira inama, baba barabaye umwe. Ntabwo rero biba byishoboka. Niyo mpamvu Imana imwisurira. Ntashidikanya Imana imaze kumugenderera, n'ubu kandi ikimugenderera mu bimenyetso, mu ijwi, mu ijambo, mu nzozi. Imana imaze kumugenderera. Umurimo w'Imana uzamera bushya, ushibuke bushya. Hano mugiye kuzabona ibitangaza, ibimenyetso n'utwumiza. Mugiye kuzabona amaboko y'Imana, mugiye kuzabona imbaraga z'Imana, mugiye kuzabona ubutware bw'Imana, mugiye kuzabona ubushobozi bw'Imana muri iki gihugu. Mwe mutangara. Cyonzi cy'itangazo rizavuga mu isi yose. Haleluya, haleluya, haleluya. Itangazo rizavuga mu isi yose ribwira umuntu witwa Umurundi n'Umurundikazi, nka ya nzambi igivuga muri Isiraheli. Wumve marayika uri kuvuga ngo Umurundi aho aherereye hose nataze kubaka igihugu, kandi muzataha mwera, mwambaye ibyera, kandi muzataha mufite umugisha. Je marayika yambwiye ngo n'ubu tuvugana harimo abarundi mugiye kwisanga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo abarundi mugiye kwisanga mu nteko za Canada. Abarundi mugiye kwisanga muri Australia, mu Bubiligi. Abarundi mugiye guhabwa umugisha n'Imana mu isi. Gira ngo rero Uburundi, u Rwanda, mbisubiyemo, Uburundi, u Rwanda, Burkina Faso, Ubugande, Kenya, marayika azanye agakiza katavangiye, azanye umugisha utavangiye, azanye amahoro atavangiye. Haleluya, amen. Ntabwo hazongera kuyobora abaperezida badashoboye. Oya, twebwe twagize umugisha, tubishimiye Imana n'Abanyarwanda babyumva. Kubwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nyuma ye muzarebe uzayobora. Nta muntu uzongera kuyobora u Rwanda arusubiza mu kaga no mu kangaratete. N'ibi bihano byafashwe n'Abanyaburayi n'Abanyamerika, vuba bidatinze Imana yanyemereye kugiye kubikuraho. Igiye kubikuraho. Zimbarirwa ni shitani yazifashe, zizavaho, kandi nta nubwo ari byo bizatanga amahoro muri Kongo. Imana yarambwiye ngo humura. Abanyarwanda nibyo koko ushobora kuba uri gucishwa mu bihe by'ubukene n'inzara cyangwa n'ibindi tutazi cyangwa tunazi, ariko ndaguhumurije we Munyarwanda. Imana u Rwanda ruzanda. Ndaguhumurije we Murundi, Uburundi buzaguka. Yewe we, nkubwire ngo iki? Ndaguhumurije wowe Mugande, ubutegetsi bugiye kujyaho, nubwo umugisha n'amashimwe ntabwo muzongera kubona nk'ishyamba zisambaguza ibintu, zisenya ibintu by'igitugu, ibintu by'iterambere ry'intara imwe indi igasigara, ibintu byo kuzamura umugambi umwe, abanyagihugu bandi bagacinyizwa, ibintu byo kuyobora
ubwoko ubu n'ubu bukazamukana n'ingoma iriho, ubundi bugasigara butazi iriva n'irirasa n'irirenze. Yesu Kristo, amasengesho mwasenze mwa Abanyafurika mwe, wowe mu rukoro unkurikiye, wowe mu kirisitu unkurikiye, amasengesho wasengeye Afurika, amasengesho wasengeye igihugu, amasengesho wasenze winginga ishobora byose, isumba byose, ntabwo yapfuye ubusa, nta nubwo arayo kugira ngo agwe mu muriro. Ni amasengesho y'amashimwe, ni amasengesho y'umugisha, ni amasengesho Imana igiye guhagararana namwe mukabona Imana. Muvugire uti Imana, Imana, muvugire uti Imana, Imana ishobora byose, Imana itari Bayali, Imana itari Dagoni. Nimuvugire uti Imana, Imana, muvugire uti Imana, Imana, muvugire uti Imana, Imana itari Bayali, Imana itari Dagoni, Imana ishobora byose. Iyi Mana ni Imana itari Bayali, itari Dagoni. Haleluya. Ndagushimiye Mwami Yesu. Uzi ko Imana ishingujemo imipaka tugiye kujya tunigenderanira mu mahoro. Izi ngufu za shitani zivuye ku mugabane. Petekeshezere, izi ngufu z'abadayimoni zivuye ku mugabane. Ugiye kujya wambuka batarinze kukubwira ngo sepejeri, murekarengane, pasipoti. Ibyo bintu ni abakoroni babizanye, mujye kujya mwidegembya. Ibyo bintu mujye guhabwa ubwenegihugu mutarinze kuruha, mutarinze ubuhawe abuzire, ububonye bamuryoza ibyo atavuze n'ibyo yavuze. Mugiye guhabwa umugisha n'Imana, ahubwo wizera uba umuragwa wo kuzaragwa uyu mugisha. Yesu aguha umugisha gukora like ndetse no gukanda subscribe. Ngo mu muriro abonamo batatu, ngo ni kuwa kane, ni ishusho y'umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo. Haleluya. Uri mu muriro w'uburwayi nka Danieli na Saduraka na Abedenego, kandi mu bunyage nta nubwo uwurimo. Ariko nagira ngo ntangaze ishobora byose muri uyu munota wo kuguhesha umugisha. Uri mu muriro w'inzara, uri mu muriro wo kubura akazi, uri mu muriro w'urushako, uri mu muriro w'amarira, uri mu muriro wo kuburabura, uri mu muriro w'uruzerero, uri mu muriro w'inyatsi, uri mu muriro w'amadeni. Ariko uyu muriro uko ukuzengurutse, uruhande rwawe hari ufite ishusho y'umwana w'intama w'Imana. Misi yizanye Yesu ku buzima bwawe, misi yizanye marayika ku buzima bwawe, misi yizanye Imana mu mibereho yawe, misi yizanye Data mu buzima bwawe. Kubera iki? Agakiza, ubushobozi, ubutware bw'ijambo ry'Imana. Ni ikihe kintu gitumye ijuru rimanuka ku buzima bwawe? Haleluya. Nibyo koko uri kubona ko Imana yagutaye mu mubiri, ubona ko Imana yagutaye, ubona ko Imana yagutaye. Nibyo koko uri kurarira amarira, umutima urahumeka nabi, amaguru yawe ararushe, ubwenge bwawe burananiwe, urahagaze mu mayira abiri, wabuze ubukizwa, ubura n'ubugwa, wabuze ubujya mu ijuru, ubura n'ubujya mu muriro, uhagaze mu mayira abiri. Nk'uko na Danieli yatekereje ubwo bari mu bunyagi Babuloni. Hariya bari babona ko Imana yabatereranye, na bene wabo bakavuga bati Imana yarabahaye. Imana mwaburiye muri Isiraheli murayibonera mu gihugu kitari icyanyu, Imana mwaburiye muri Isiraheli murayibonera mu muriro. Ariko ibyiringiro byabo bigumaho, agakiza kabo kagumaho, ijambo ryabo rigumaho, guhamya kwabo kugumaho. Ibyo bintu bicarana nabyo, ibyo bintu bavugana nabyo, barabyemanga, baravuga ngo yadukiza itadukiza. Nta mpamvu n'imwe yo kubararira Bayali, nta mpamvu n'imwe yo gupfukamira Dagoni, nta mpamvu n'imwe yo gupfukamira Ryangombe. Nagira ngo nkumenyeshe ko niba hari akariro ka Pentekoste gatoya kakiri muri wowe, zuka mu izina rya Yesu Kristo. Niba hari umuyaga nkuba ukiri muri wowe, cyangwa se muri hakaba hari regidezo, mu izina rya Yesu Kristo ntacyo uri bube, urazuka, urahaguruka mu izina rya Yesu, uve mu bibazo byitwa umuriro. Umuriro ni iki? Ni ibintu bitwika umutima ugashya. Umuriro ni iki? Ni ibigeragezo. Umuriro ni iki? Uhagaze mu muriro, wabuze kizimyamwoto iyo ari yo yose, ariko uruhande rwawe mu izina rya Yesu ijisho ry'iburyo rirabona usa na marayika aguhaye viza, rirabona usa na marayika, ijisho ry'Imana riri muri wowe rirabona usa na marayika aguhaye urugo.
rirabona marayika aguhaye urubyaro, rirabona marayika aguhaye gukora, rirabona marayika aguhaye gushakwa, rirabona aguhaye gushaka. Iburyo bwawe muri ibyo bigeragezo uhagazemo, ko wemanze gukiranuka, ko wagumanye ibyiringiro, ukaguma kwizera, ukagumana kwiringira, uri mu ruhande rwawe n'Imana Data n'Umwana Yesu n'Umwuka we. Haleluya! Ngo biramenyekana, birasohora, birakunda ubwo umuntu wese, haleluya, yubarariraga agapfukamira Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego. Harageze uhere muri uko kwa gatandatu, mu izina rya Yesu Kristo, ucyumva ubu butumwa, ni igihe cy'uko Imana yawe ari iri butsinde. Ntabwo Bayali yabo yanesha, ntabwo ibigirwamana byabo byatsinda, daragoni yabo, ihindo yabo, kiranka yabo, ryangombe yabo, 0-0 ntabwo ishobora gutsinda. Imana twizeye, Imana twiringiye, yatwambukije inyanja. Ubwo iyi yagukijije urupfu, Imana twiringiye yakwambukije Yorodani. Iyi ngiyi niyo igiye kuba izindi zose, nk'uko ya nzoka ya Musa yariye utundi tuyoka twose. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana yawe igiye gusengwa, bagiye kuyiririmba, bagiye kumenya izina ry'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo wavuze wizeye ukiringira. Bagiye kubona ishobora byose, isumba byose. Bagiye kubona Imana iri mu ruhande rwawe, bagiye kubona agakiza k'ishobora byose. Umva ngo hanure, ibiganza byawe bigiye kwakira, mu maso hawe ugiye gucya. Umva ngo uhanure, umutima wawe ugiye gukizwa birenze uko abantu babizi n'uko babivuga, nubwo turi mu gihe cy'ubuhenebere. Umva ngo uhanure, ibirenge byawe mu izina rya Yesu bigiye kwambuka, bigiye gutera intambwe, kandi bitakozwe n'ubuhuri. Abari ku ishuri mu bihugu bitandukanye y'ibigeragezo cyangwa amashuri asanzwe, nagira ngo ntangaze ko Yesu Kristo agiye kuguha ibere uryohe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi buno turi kuvuga umuntu urwaye umutwe, mbonyemo umuntu urwaye umutwe. Reba hano iyi ndogumba cyangwa se iri yafu cyangwa se iri toto, ngira ngo uri kuribona, ntabwo ari umuhate w'ubusa ku mwana. Ntangaje mu izina rya Yesu Kristo, kira umutwe mu izina rya Yesu, kira umutwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka we, kira umutwe kwa Kinara Yesu Kristo w'i Nazareti. Nagira ngo ntangarize undi muntu ufite ikibazo mu nda, nawe kira mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Bohoka, 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 1, 2, 3, toka kwa Kinara Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo mpemu mbi ikuveho kwa Kinara Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari undi muntu udukurikiye wifuza, uri gusaba umugisha w'amafaranga mu izina rya Yesu. Bake monde ya ni ya Yesu, bake zose ziri mu Busuwisi ni Kristo zitwaye, nizo mu gihugu cyawe. Wowe nkurikiye, ndatangaje mu izina rya Yesu Kristo ko titagishomera ubwo izindi konti zishomera, ko titagibura amafaranga ubwo izindi konti zibura amafaranga. Konti ihora yuzuye amadolari, amadinari, amayero, amasifa, amafaranga y'agaciro ahora kuri konti ya Yesu. Mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera ndayatangaje mu izina rya Yesu Kristo, ndayatangaje. Uwo kuyahabwa yahabwa, n'uwo kuyatanga yatanga. Ni wizere kwakira ibindi, Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ariko numara kugihugahaga, wibagirwa Uwiteka Imana yawe ahagukuye mu gihugu cya Egiputa. Nagira ngo nkubwire ko nta muriro utazima, nta n'umuriro bazagucanira ubaho. Baryenyegeje 7, barifatisha inshuro 7, ariko ntiwapfa, ariko ntiwasa, ariko ntiwabiko babishaka, ntibyanagenda uko bari babigambiriye. Nagira ngo nkumenyeshe ko ntaho yagiye, iracyariho. Bavamo nta n'umuntu. Ndagira ngo nkubwire ko ikigeragezo uragisohokamo nta n'agasatsi kari kunuka, nta n'agasatsi kanuka ku mutwe wawe, ahubwo ibintu ari fresh, ibintu ari fresh. Urasubira mu ndirimbo y'abanezero, usohokere mu mbyino y'abahimbawe Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ubutumwa bwiza buhoraho, kandi n'ubw'umugisha, kandi n'ubw'agakiza. Ndahezagiye ibiganza byawe, ndahezagiye ubwenge bwawe mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Data, ndagushimiye Mwami Yesu. Uri igiti cy'inganzamarumbu isambu itarumba, uri umugabo udatetereza abamwisunga. Aba bantu barasenze bapfukama, basenga ku manywa, basenga ijoro.
baratambika ariko mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ko uzanye imfunguzo, ndagushimiye ko ukijije kandi ubohoye imbohe. Ndakumva papa, ndagushimiye ibi bintu ushyizeho iherezo, ndagushimiye uyu muntu udukurikiye ko umuhaye amashimwe, ndagushimiye uri kundeba ko wumvise kuniha kwe. Nyemerera muri uyu mwanya upfukame wizere ubu butumwa wumvise, kandi wowe urangizanye ubutumwa bwiza natwe tugusabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Marayika arambwiye ngo izere, 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 urebe iburyo bwawe urabona umuntu wahagararanye. Ko byagenda kose hari ikihutirwa kigiye kuvivuka. Hari ikintu muri wowe kigiye gusubizwa, gishubijwe. Ndimo ndabibona, ndimo ndabona imigabane, ibihugu, inyanja, ikirere, ndimo ndabona circulation, mouvemativité, marayika kuzenguruka, ndimo ndabona ku maguru, ku maboko, ku mutwe, ku mugongo wawe, mu nda hawe, ndimo ndabona marayika arimo agira atanga ubuzima kuri wowe, atanga amahoro, atanga agakiza kuri wowe. Ndimo ndabona ukubaka kudasanzwe, ndimo ndabona marayika akukuraho imigozi y'ibigeragezo yakwiboheyeho. Tandukana n'iki kigeragezo, tandukana n'ugo rugamba, tandukana n'iyo ntambara mu izina rya Yesu Kristo. Humeka, tambika. Na Musa byagezeho biremera, n'abandi bigiraho birakunda. Asante Bwana amagwana, ndagushimiye mwami Yesu. Urondora imitima ukayimenya, soma urwandiko ruri ku mutima wa mwene data uri kunyumva mu izina rya Yesu Kristo. Ariko sinjye yumvise, sinanjye abonye, sinanjye uvuze, ni wowe Data wa twese n'umwami wacu Yesu Kristo n'umwuka wera. Ndagushimiye ko ubumvira ukuri kandi ukabumvira kubasubiza kandi ukabahera ubuntu. Urakoze ko uduhereye ubuntu mu izina rya Data n'umwana n'umwuka wera. Amen. Ndabakunda, umwami Imana nyiringabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe cyane. Nkuko ubibonye kuri iyi foto iri kuri tamuneri, muri aba baperezida ubonye uko ari batatu, marayika yanyeretse ameza manini bicaye, umwuka w'Imana avugira muri jye arambwira ngo ukuri Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, ubwo ntakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi. Nuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, ubwo ntakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi ikisubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, ubwo ntakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi ikisubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, ubwo ntakwiriye, ndeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, najya ndirimba iteka ryose, najya mubazisha indirimbo nti, Yesu ni iki cyakuvundishije, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda.
bwiza burakomeza, ukorera ikokore, share, subscribe, Uwiteka akomeze.